Amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje abo muherereye hirya no hino ku isi. Ubwoko bw'Imana mudahwema n'ubundi kumenyekanisha iby'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabasuhuje amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe bubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane. Ubwoko bw'Imana ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi dukunda guhurira mu materaniro hirya no hino ndetse no kuri uyu murongo wa Irera TV1 dusangira amakuru cyangwa ibyo twamenyeshejwe n'Imana yacu dukwiriye gukora, kubahiriza ibyo dukwiye kureka mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero bwoko bw'Imana, dore ko ibyo twigira kuri uyu murongo ari byo by'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, niyo mpamvu tubiha agaciro ndetse byaba na ngombwa iby'ingenzi twagiye twunguka bishyashya tukabyandika kugira ngo nyirizina tubizigame cyangwa tube tubibitse bitugirira akamaro muri iki gihe cyacu ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, ndetse bidufasha cyane mu gihe tugiye gusobanurira abandi iby'ubu butumwa bwiza nyirizina tuba tugiye kubasobanurira. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego icyo kintu niyo mana ye, cyangwa icyo kintu cyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nko muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, tugiye kurebera hamwe amateka mu incamake y'amateka yaranze y'itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho ku isi mu bijyanye n'iyobokamana. Niho tugiye kureba muri aya mateka, yego turabasangamo George wari inshuti ya nshuti magara ya Martin Luther, kandi turanasanga muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turabonamo uburyo Imana ishaka ko ukwiriye kubana n'abantu nyirizina. Yego icyo nacyo turakibonamo muri kino kiganiro. Rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Niho uraza gusanga cyangwa nk'uko usanzwe ubizi turifashisha imirongo cyangwa amagambo Imana yatumenyesheje mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero nk'ubwoko bw'Imana tureba nyirizina icyo Imana ishaka ko dukora kugira ngo abe cyo twubahiriza. Ariko muri aya mateka tugiye kurebaho turareba nyirizina ese aya mateka abantu bayabayemo bakoraga iby'Imana yashakaga. Nidusanga barakoraga iby'Imana yashakaga natwe nibyo turakora, ariko nidusanga barakoraga iby'Imana idashaka cyangwa atari byo yashakaga ko bakora, natwe turava muri icyo kinyoma cyabo banyuzemo, twebwe dushake buryo kitumenye icyo Imana ishaka ko dukora icyo twubahiriza. Turabibwirwa n'iki? Muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo nyirizina tumenye icyo Imana ishaka ko twakora kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bwayo. Rero tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mu byabayeho mwiyobokamana muri iyi si turiho cyangwa ababayeho mu gihe cy'amateka. Niho dusanga ku ya 16 Mutarama mwaka w'1545 George Spalatin, inshuti ya magara ya Martin Luther hamwe na Frederick umunyabwenge, kuri iyi tariki nibwo yapfuye cyangwa nibwo yasoje kwiyerekana cyangwa igihe yari agenwe cyo kwiyerekana muri iyi si uwo ari we kandi n'ibihembo yateganirijwe hanyuma y'ubuzima ko ari byo yari akwiriye. Rero icyo gihe cye cyari kirangiye nyirizina kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere, yego mu mwaka w'1545. aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christiantoday.com. nyirizina turareba aya mateka ubundi ashatse kutubwira iki cyane kitwayigiraho twebwe nk'ubwoko bw'Imana. Naho tubonye George Spalatin yari inshuti magara ya Martin Luther. Uyu Martin Luther tumuzi nka fondateur cyangwa nk'umuntu wabaye imbarutso yuko habaho ubuhakanyi cyangwa habaho itsinda ryitwa Protestant. Rero
uyu nguyu yakoze icyitwa ubuhakanyi ashimangira anahamya icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya, kuko abo yarwanyaga cyangwa abayahakanyaga bo bavuguruzaga bagacamo icyo Imana yavuze mu bigaragara mu byanditswe muri Bibiliya. Rero niho yahise yitwa abahakanyi, yiswe umuhakanyi. Kwitwa umuhakanyi yabyiswe n'abavuguruzaga Bibiliya cyangwa bataragenderaga kuri Bibiliya, noneho ayubahirije cyangwa ayigendeyeho bamwita umuhakanyi. Rero natwe turi mu ruhande rw'abahamya icyo Bibiliya ivuga cyangwa icyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya. Rero niho usanga abantu bari kuboneka muri aya mateka turabigiraho icyo tugomba kuba twakora, ndetse bashimangira icyo twari dusanzwe tuzi tugomba gukora nyirizina, dore ko tubimenyeshwa n'ijambo ry'Imana yatumenyesheje mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero turasanga uyu nguyu George kuba yarabaye inshuti magara n'uyu nguyu Martin yari ahisemo neza, kuko yari ahisemo uwo wafashe intego n'uwabigize umuhigo cyangwa intego nyamukuru, kubaha Imana ashingiye ku cyo Bibiliya ivuga. None hakurikiraho kuba ndetse hari n'inshuti ya Frederick, umunyabwenge. Uyu George igikorwa yari akoze cyari icy'agaciro. Turareba icyo Bibiliya ivuga ku bigendanye n'imibanire n'abo tugomba guhitamo bakatubera inshuti magara. Ese koko ninde ukwiye kutubera inshuti magara? Ninde dukwiriye kumva yuko twaganiriye nawe cyangwa yadusangije ibitekerezo? Ninde? Bibiliya irimo kubivugaho iki? Uraza kubisobanukirwa dukurikije icyo Bibiliya iza kutubwira. Icyo Bibiliya iratumenyesha nicyo turakora. Twabivuzeho mu ncamake yuko muri kino kiganiro tumye amateka mu iyobokamana turabonamo uburyo Imana ishaka ko ukwiriye kubana n'abandi. Nicyo tugiye kureba rero nyirizina, ni nacyo cyabaye hagati ya George Martin hamwe na Martin ndetse na Frederick, imibanire bari bafite. Turebe icyo Bibiliya ibivugaho, natwe tumenye icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Tuyifashisha urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto n'ibice 6 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Niho havuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Iri ni ijambo ririmo kutubaza. Hano urasanga uyu George yarahisemo kubana cyangwa no kuba inshuti magara n'uwari usobanukiwe cyangwa ugamije kugira ngo amenye icyo Imana yavuze mu byanditswe, kugira ngo abe byo bibahiriza. Uyu George yahisemo kubana nawe no kuba yamugira inshuti magara, yahisemo neza kuko niho yabonaga umucyo, kandi koko niko byari biri. Ukurikiza ijambo ry'Imana uko riri niwe ufite uwo mucyo. Nawe rero niyo yahisemo kugira inshuti magara, cyangwa niwe wabaye inshuti ye magara. Rero icyo yarakoze nicyo cyari cy'ingenzi, kuko urasanga ijambo ririmo kutwereka ko tutagomba kwifatanya n'umwijima cyangwa n'ab'umwijima. Nimba umuntu arimo guhakanya ikintu runaka cy'Imana yavuze, arimo kukivuguruza kandi we arimo kucyemeza, icyo gihe ntabwo muba murimo kubana, ntabwo muba muri ku ruhande rw'imibanire. Mwebwe abo ngabo ntabwo mwaba mushobora kugirana ubucuti magara, ntabwo byakunda. Iri jambo rivuze ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, kuko uwizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi w'ubugingo bwe n'utabyizera, abo bantu baratandukanye. Kuko uwizera Yesu Kristo yuko yamucunguye ayoborwa n'umwuka w'Imana, utabyizera rero ayoborwa n'icyaha kimurimo. Urumva abo bantu bari buze kugira aho bahurira? Ntibishoboka. Niho uraza gusanga n'ubundi ijambo ririmo kwerekana ngo nimukifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Nibikunda aho umucyo wageze umwijima uhita uhunga ako kanya. Ijambo rikomeza ritubwira ngo kandi Kristo ahuriye he na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Nawe ijambo ry'Imana rigenda ribyerekana. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho,
nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngiryo iki jambo ririmo kuvuga yego ngo nuko muve hagati ya ba bandi ngo mwifatanye nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye ni ku Uwiteka avuga kandi ntimugakore ku kintu gihumanye nanjye nzabakira yego kandi nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa ni ku Uwiteka ushobora byose avuga. Ijambo ry'Imana ribyeruye neza ryerekana yuko kwitandukanya bishingiye ku myemerere, bishingiye ku cyo Imana ivuga cyangwa imenyekanisha mu byanditswe muri Bibiliya ni ngombwa kandi ni n'itegeko. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye ni ku Uwiteka avuga. Yarimo yerekana yuko urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana nta mugabane aba afite cyangwa nta gikorwa ashobora guhuriraho n'uyoborwa n'icyaha. Ntibishoboka ntaho banahurira kuko uyoborwa n'umwuka w'Imana icyo yise cyiza, uyoborwa n'icyaha we akita kibi. Niho ijambo ry'Imana riza ryerekana icyo kamere irarikira nicyo umwuka yanga, kandi nicyo umwuka akunze nicyo kamere yanga. Urumva ni ibintu biba bihabanye. Rero niho uri buze gusanga niba urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo wemera ko hari ikibi cyakugeraho, ariko waba uri kuyoborwa n'icyaha we araba ashaka kugendera muri icyo kibi. Rero niho ijambo rivuga ngo mwitandukanye. Yego mwitandukanye ni ku ijambo hano ribivuze ku murongo wa 17 ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye ni ku Uwiteka avuga kandi nimugakore ku kintu gihumanye nanjye nzabitura. Ijambo ry'Imana rikomeje ryerekana yuko abizera n'abatizera nta mugabane bafitanye, nta nubwo bagira icyo bahuriraho na kimwe mu bigendanye n'imyemerere. Yego mu buzima busanzwe bagira ibyo buzuzanyaho, ariko nyirizina mu myemerere n'icyaza kubangamira imyemerere buri umwe afite ntabwo bagihuriraho ngo bikunde. Rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane, ngira ngo iki kibazo twari turimo tuvugaho cyangwa uyu murongo twari turimo tuvugaho yuko uburyo Imana ishaka ko ukwiriye kubana n'abandi ngubwo dushingiye ku myemerere kirimo kuvuga, kandi imyemerere niraza kubihatse buri kimwe cyose kigaragara muri ubu buzima tunyuramo kuri uyu mubumbe w'isi. Yego kuko kuyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo bitwemerera kuba twagira icyo dukoraho cy'umwijima cyangwa kigendanye no kujya mu byaha. Yego kuko imbuto turera ziraba ari iz'umwuka n'ubundi, kuko umwuka w'Imana turimo niwo wera cyangwa niwo ugaragaza abo turibo. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana, ukwiriye kugira uburyo ubana n'abandi, ariko ubu buryo tubonye nibwo ukwiriye kubanamo n'abandi, dore ko ariko Imana ibishaka cyangwa ibitegeka. Ndabashimiye amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwiriye muri mwe mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane bwoko bw'Imana.